What up my people? Call me Mr. Iranga ibisanzwe. Bagenda bageze muri trend this stage ko mbagezaho ibintu bimaze iminsi bivugwa muri bisiko muri iki cyumweru durimo kusoza cyangwa se turimo kiratangira bwo havuzwa yuko abahanzi b'abanyarwanda bagiye kugaruka kuri trend cyangwa se basanzwe bari trend mu gihugu bagiye ko basura hanze indirimbo zigezweho muri basi bamwita Chris Easy featuring ariko bita Dani Nanone kandi muramusi bamwita Kevin Kate Mr. Nyanja nawe yateguje indirimbo nshyashya nkabyo bidahagije bamwita The Super Guy mwite Bruce Melody nawe yaje kubatangaza ko next week ari bise kuba asohora indirimbo bayita Munyakazi. Gusa ibyo byose nubwo turi kubivuga murabizi ko arashize iminsi itari mu Kenya bivuga yuko Burundian artist this time bari kudomina imiziki yo mu Rwanda ndetse bagenda banavuga yuko ngo mu Burundi nta muziki y'abanyarwanda igikina guys stop say that kuko bigiye bigiye guhinduka chat zose zo muri Africa especially muri East Africa zose zigiye guhinduka icyo bita Rwanda ni music bro. Ubita Chris Easy agiye kubasora indirimbo ye mu kanya bayita Sample ariko mu bita Dani Nanone mu gihe kandi biteganyijwe yuko bita Mr. Nyanja ndamuse Kevin Kade ariko se kuba asohora nawe the song code iyi ndirimbo yararenze bro. Iyi ndirimbo ni izina ryayo kugira ngo mve uburyo rirenzemo reka mbanze bakubita amakanu gatonya mbanze mwumvishe kuri izi ndirimbo z'abahanzi babiri bagiye kuba basora hanze nawe uze kuba umeshaninga ngo ruti ninde. Let's go with Chris Easy. Mwayumvise bamwita Chris Easy indirimbo bayita Sample featuring Dani Nanone. This guy bakoze amahiti menshi muramuzi cyane bamwita Chris Easy yakoze amashu akora inana akora iyo bita Stop akora na featuring na The Ben no bita Kevin Kade bayita From Yana niyo ndirimbo yaherukaga ariko mbere yaho nyuma yaho yaje gukora indirimbo bita Naomi ubwo yaririmba indirimbo avuga kuri mama yamaze kwa yitaba Imana so yitwa Dani Nanone nawe yakoze amahiti nyinshi yakoze bita Confirm akora bita My Type akora bita Amanota niyo ndirimbo yaherukaga akora bita Sofa yakoze amahiti menshi. Gusa mwibuke ko ndi kubabwira yuko this week tugiye gutangira irimo amahiti menshi yitwa Kevin Kade agiye kuba ashyira hanze indirimbo bita indirimbo yamaze kuba atekusana yinti bayita Nyiragongo. This guy Larense yakoze amahiti menshi nawe Kate yakoze yo bita Like You murayizi mumwe mu ndirimbo zaje kuba zimumenyekanisha akora iyo bita Masi ya Nyanja ni indirimbo yerukaga asa kuba akora niyo bita From Yana ari kumwe na Kevin ari kumwe na Chris Easy ndetse na The Ben. Reka nawe mbumvishe bita Nyiragongo maze mutanga amanota mumbwire ngo ni indirenze. Let's go with Nyiragongo. So guys mwazumvise rero bayitangira konko bamwita Kevin Kate n'umuhitinzi n'indirimbo iri gukorerwa challenge nyinshi kuri TikTok kuri Instagram kuri every platform y'imiziki mu Rwanda hose fa kugaragaza amashusho bayitangira gongo kandi bayita Sample Dani Nanone cyangwa se Chris Easy featuring Dani Nanone imwe mu ndirimbo nazo zikoresha icyo bita ama challenge menshi kuri TikTok. Icyo nabasaba wowe nimba ukunda muziki nyarwanda dukomeza uyishyigikiye. So abantu bari bamaze iminsi rero abarundi bivugishwa ngo ngwe nashe nkubwire ko chat zose zo muri East Africa ubusiye kuba ziyobowe n'icyo bita Rwanda Music. From today
up to ikenasi yereka next week yo bita Munyakazi Bruce Melody aze kuba nawe ateza miyo bita Munyakazi ngasimwe mu ndirimbo yamaze kuba ateguza cyangwa se muri hit yamaze kuba ateguza abanyarwanda benshi bamutegereje dore ko nawe uwo bita Bruce amaze igihe adakora indirimbo dore ko yaherukaga kuba asohora indirimbo ubwo yakoraga remix y'indirimbo bita Nisire yari kumwe n'ibita n'umujeni basigaye abana muri rap bamwita Rio Road. So ukunda Rwanda ni music iki nicyo gihe ngo wongere ubone icyo bita trend z'abanyarwanda wongere wumve amachat ama radio station yo muri East Africa yose ari ku beating yose yagenda acuranga imiziki yo mu Rwanda. So icyo wena gusaba nimba uje kuri YouTube for the first time kora icyo bita subscribe kugira ngo ubashe kubana nanjye